mu by'ukuri ndagira ngo mwegere hino tuganire tuvuge ibintu biriho uko ibintu biba bimeze akantu ku kandi. Murabizi ko mu minsi yashize umuhanzi Yampano ndetse na Marina Deborah byari bikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga ubwo Yampano yasoraga indirimbo yakoranye na Marina bita Urwagahararo, hanyuma Marina akaza kuyisibisha ku muyoboro wa YouTube ngo kubera ko hari ibyo batari bumvikanyeho cyangwa se batari bemeranijweho, iyi ndirimbo iza gusibwa ku muyoboro wa YouTube. Hanyuma Yampano agaragara yababaye cyane, no mu itangazamakuru agenda bigaragaza hirya no hino abantu babivugaho bigiye bitandukanye bavuga bati Marina yabikiye Yampano. Hanyuma Marina nawe agiye mu itangazamakuru avuga ko Yampano yagiye amubeshyera, hari ibyo batari bumvikanyeho koko. Hanyuma rero Yampano ngaza kumutenguha ngakora amakosa, abantu benshi batangira kuvuga bati Yampano niwe ufite amakosa. Hanyuma rero kuri iyi nshuro ibintu byaje kuba noneho bihinduka nanone, Marina nawe yongeye agirana ibibazo na Khalfan Govinda. Murabizi ko mu minsi ishize uyu muhanzi Khalfan Govinda yakoranye indirimbo na Marina ndetse na JC bita We Made It. Hanyuma rero inyuma yuko iyo ndirimbo isohotse, uyu muhanzi Khalfan Govinda akomeje kuvuga ko Marina arimo aramuhemukira cyane kuba yarayisohoye bagasohoye iyo ndirimbo mu gihe bari kuyipromotinga, ikomeje kugenda irebwa n'abantu batari bake ku mbuga nkoranyambaga nyine zigiye zitandukanye. Hanyuma abantu bakomeje kugenda nyine bayikunda ikiri muri promotion, nta n'iminsi ngo 10 irashira Marina nawe agahita ashyira indirimbo ye hanze. Ndagira ngo ubanze wumve aka video ka Khalfan Govinda yifasha akagashyira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, gakomeje kuvugisha abantu benshi, hanyuma tugaruke mu kanya. Hey guys, mwiriwe banyarwandakazi, umuhungu wanyu Khalfan Govinda. Mu busanzwe ni umuhanzi witonda cyangwa se n'abandi umuhanzi uzi kubana n'abantu, ariko nowadays harimo ibintu by'agasuzuguro mu muziki bibonekamo. Ugakorana collabo n'umuhanzi, wamara gukorana collabo n'umuhanzi yabona song umukoze imaze kuboostingaho, sinatinya no kubivuga, ubona just ataherukaga gukora nkuko nawe utaherukaga gukora, mugahuza imbaraga, yabona mukoze ikintu cyiza. Ni indirimbo meruka gukorana na JC na Marina, We Made It. Indirimbo nta n'iminsi 8 irashira ugahita usoreraho indirimbo. So ibi bintu ni agasuzuguro timu yawe Marina na timu yawe mwese. Mujye kuri social media musaba imbabazi, nibitaba ibyo ndabanika ku mbuga nkoranyambaga, aswerega ndabanika kandi ndashyira n'ibindi bidega byanyu hanze. So murakoze, ariko banyarwanda ntabwo nicyo cyari kinzanye cy'umujinya, ariko kameme nawe ibaze umuntu mukoranye indirimbo ni We Made It, aho kugira mwese mushyira imbaraga hamwe mu pushinge agahita asoreraho indi ndirimbo. Iyo message rero Marina yarayibonye rwose, kubera ko Khalfan Govinda akimara kubipostinga yahise mentioninga Marina, aramumentioninga nyine ayimumenyesha. Hanyuma Marina nawe aza kubibona, araza arabyumva, amaze kubyumva ntabwo yagendeye aho ngaho, yahise ajya muri comment, arangije amusubiza amagambo agira ati ntabwo narinzi kugira ubwenge buke Khalfan Govinda we, ashyira akaimoji gaseka ati none se bitwaye iki kuba nasohora song yanjye? Iri ni iterabwoba ridafite umutwe n'amaguru. Niba ubabaye cyane ngwino turwane, muvuna utwo tuguru twawe cyangwa nguce uwo mutwe wawe utari gutekereza neza. Urumva icyo gitekerezo Marina yaje nyine agashyiramo, yagira ngo nyine amusenye cyangwa se amusubize. Hanyuma rero abantu benshi batatangira kubigarukaho cyane, gusa nabwo iyo comment yigeze itindaho, yamazeho umwanya utari munini. Hanyuma niba ari Marina wayisibye, niba ari Khalfan Govinda waje akayikuraho ntawamenya, ariko igihari nuko Marina yaje guhita amusubiza iyo comment muri comment section. Abantu benshi rero bakomeza kugenda babigarukaho cyane. None abantu n'ukurungu barimo baribaza bati se niba Marina yarakoranye indirimbo na Yampano mu minsi ishize nta n'amezi 2 arashira, hanyuma hakazamo izo saga zitandukanye, hakazamo ibibazo byo gusibwa n'iki, bakavuga bati Yampano ntashobotse. Hanyuma no kuri Khalfan Govinda akaba akomeje kuvuga ati Marina ntashobotse, no hari n'amabanga ye n'ibiki byose na timu ye bakora bitari byiza, ndaza kubashyira hanze. Abantu barimo baribaza bati ninde udashobotse muri aba ngaba? Bati ese ni Marina cyangwa n'abahanzi bakorana amakora bagiye atandukanye baba badashobotse? Ni ikibazo bakomeje kwibaza cyane, kandi nanjye iki kibazo nakibaza, hanyuma nawe nkakikubaza ukaza kumbwira aho muri comment. Gusa nanone si ibyo ngibyo gusa, Marina yaje kuba ajya kuri Royal FM wakora interview nyine mu bibazo bitandukanye bijyanye n'indirimbo ye yashyize hanze, dore ko nawe ahise yishyira hanze nyine yitwa Ndarahira, yashyize hanze hashize iminsi mike cyane basohoye iyo ngiyo we na Khalfan Govinda. Hanyuma rero ubwo yagiye kuri Royal FM yari kuganira na MC Tino, hanyuma nawe yagerageje kuba yamubaza kuri iyo saga ye na Khalfan Govinda, agira ngo yumve ko hari icyo yabivugaho, yumve ko yatanga ukuri nyine ku byo Khalfan Govinda yavugaga, cyangwa se yumve ko nawe yagira icyo amusubiza, noneho abikoreye kuri radio, noneho agatanga no kuri kwa nyako ku kibazo bafitanye.
ubwo yamubazaga rero ati nabonye Khalfan Govinda agira atya akajya ku mbuga nkoranyambaga ze hanyuma akavuga ibintu byinshi cyane akavuga ati ni gute nsohora indirimbo dusohora indirimbo tuyishyize hamwe nta n'iminsi 8 irashira ugahita ushyira indirimbo hanze mu gihe tukiri gukora promotion y'indirimbo imwe nawe ugahita ushyira indirimbo hanze. Marina rwose ibyo ngibyo yabisetse cyane anavuga ko yabibonye umva ko nta n'ikibazo na gito yabifiteho. Arangije aravuga ati rero ibyo ngibyo ntabwo byakubuza gukora ibintu byawe kandi nta n'ikibazo ngiye nigeze mbigiraho. Arangije aravuga ati hari umutipe w'inshuti yanjye twari turi kumwe ngarangije ngarambwira ngo ati ngo buriya uramutse ufite nk'ubukwe waramuka kuba ufite ubukwe ukaza kubona hari nk'umuntu ukubwiye ati mfite ubukwe nanjye bwihuta vuba vuba ukakaza nyine ngo umufashe yenda akakwifashisha muri ubwo bukwe bwe. Ati wareka ubukwe bwawe wari ufite bwihuta kugira ngo ujye muri bwa bundi witabajwemo cyangwa wabanza ugakora ubwawe bwihuta wamara kuburangiza ukabona kujya mu by'abandi. Aravuga ati rero twebwe dufite plan yo kuba twakora indirimbo mu gihe runaka hanyuma njya kubona mbona Khalfan Govinda nyine araje arazaza kumbwira ati hari indirimbo nshaka ko dukorana vuba vuba iki n'iki kwa ko bamaze n'iminsi badakora. Hanyuma Marina aramwemerera ngo bakorana iyo ndirimbo. Bamaze kuyikora rero cyagiye cyo gusohora indirimbo kwa Marina ko nawe kigeze ashyira indirimbo ye hanze avuga ati ntago byari kumbuza kuba nasohora indirimbo yanjye mu gihe nari napanze runaka. Hanyuma rero nanone Marina agakomeza avuga ko nta mutima mubi na mutoya afite kuri Khalfan Govinda kandi nanone Marina nigeze kuvuga ko nanone kuri ya mpano nanone ko nta kibazo na gitoya nyine gikomeye afitanye na ya mpano avuga ati nuko yagiye akambishyira ku mbuga nkoranyambaga gusa naho ubundi natinyuka akaza akansaba imbabazi akavuga ukuri kose uko bimeze n'ikibazo twagiranye nzamubabarira n'indirimbo twongere tuyisubiremo. Mu gihe ya mpano we nta gahunda yo kuba yavuga ati ndongera gukora indirimbo na Marina ko icyo ashaka ngo nuko ngo yumvisha abantu ko bakoranye indirimbo kandi akaba yarakigezeho ubundi indirimbo nabo batayisubiramo cyangwa se nabo batayisohora we ntacyo bibazo na gito yabimutwaye. Gusa nanone ya mpano icyo gihe yakomeje kujya avuga ko ngo Marina buriya ngagorana cyane ngo kugira ngo uzamwake korabo hanyuma yiguhe nyine hari ijya gusaba byinshi cyane bigiye bitandukanye bigoranye bishoboka cyane ko Khalfan Govinda rero nawe yaba yaramugoye akaba yaratanzeho nk'amafaranga menshi cyangwa se yarashoyemo ibintu byinshi bitandukanye hanyuma muri uko gushoramo amafaranga menshi akaba ababajwe nuko abona Marina nyine nta n'iminsi myinshi ishize mu gihe bakiri muri promotion mu gihe Marina nawe yaba akiri kugenda akora uturirize tugiye dutandukanye uducarende tugiye dutandukanye kuri iyo ndirimbo hanyuma agahita nawe yishyiriye indirimbo ye hanze nta n'iminsi 10 irashira kugira ngo nawe muri wa mwanya yakaba yafata apromoting ya ndirimbo yakoranye na Khalfan Govinda none akawufata apromoting ya ndirimbo ye. Ntekereza cyane ko aricyo kintu kiri kobaza Khalfan Govinda akaba akomeje kubivugaho ku mbuga nkoranyambaga azigiye zitandukanye. Ngayo nguko rero ni ibyo ngibyo biri kuri iyi mihanda niyo saga ikomeye hagati ya Marina ndetse na Khalfan Govinda. Hanyuma rero ko cya kibazo kiracyari kigira kiti ninde udashobotse muri aba bahazi? Urajya muri comment section umbwire ati ni kanaka udashobotse bitewe n'ibyo uri kumva kuri iyi mihanda cyangwa se bitewe n'andi makuru nawe waba ufite hirya no hino. Ndabizi ko tuba dufite amakuru agiye atandukanye mu rwego rwo kugira ngo tugende twungurana ibitekerezo uraza kugenda utubwira aho hasi muri comment. Hanyuma se nanone ibyo bintu Khalfan Govinda yavuze ko araza gushyira hanze bya Marina ndetse na timu ye muri rusange nibataza ngo basabe imbabazi ku mbuga nkoranyambaga biraza kuba ari ibiki? Marina akavuze ati iryo niterabwoba uri kuzana ahangaha noneho uribaza uti ibyo binamara kubishyira hanze biraba bimeze bite? Reka tubikurikirane hanyuma turaza guhurira mu bindi biganiro bitandukanye nihagira n'ikindi gitangazwa kuri iyi nkuru nacyo turaza kukigarukaho. Ciao ciao, reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye ndabakunda cyane.